Ndabashimiye cyane mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Snil Vibes TV, aho muri ho mwe nongera gushimira abantu byimazeyo mwebwe mukurikira ibiganiro bya Snil Vibes TV, mukaba mukunda kumva ikiganiro The Voice of Life, aricyo dukuramo inama za buri munsi, amasomo ya buri munsi. Ibyo mwumvira muri iki kiganiro nizera ko bibafasha kuba mwagira ubuzima bwiza, bikanahindura uko ubuzima bwanyu bwari bumeze. Mbere y'uko wumva iki kiganiro na nyuma y'uko umaze kucyumva, nizera ko hari igihinduka mu buzima bwawe. Uyu munsi tugiye kwiga cyangwa tugiye kuganira ku bintu bitanu bikubuza gutera imbere. Ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi, bikaba ari byo bintu bituma ubuzima bwawe ubona nta cyerekezo, nta murongo muzima ushaka kugenderaho. Rimwe na rimwe hari igihe twishyiriraho intego ariko bikatunanira kuzigeraho. Hari abantu benshi nzi bavuga ati njyewe niyemeje ku kwezi kurarangira nkora siporo iminota 30. Abikora ku munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Ku munsi wa gatanu akaba yacitse intege, agasanga abyutse akerereho gato, agahita yiremamo ibitekerezo akavuga ati ndabona nkererewe kandi amasaha y'akazi aramfashe, ndaza kuzikora nimugoroba. Icyo kintu tutarajya kure, ikintu cyo kwimura ibintu kiri mu bintu birema ingeso mbi zibyara n'ibindi bintu, ku buryo usanga umuntu ubuzima abayemo kugira ngo azabusubize ku murongo biramusaba igihe. Ariko niba wumva ibiganiro byacu ukaba ubana nanjye buri munsi mu kiganiro The Voice of Life, ntabwo wowe bizagusaba igihe kirekire. Iyi episode ya 4 ndagira ngo twigiremo ibintu 5 bikubuza gutera imbere. Mu gusoza iki kiganiro ndabaha n'ibindi bintu 5 ushobora gukora bigatuma utera imbere noneho. Ibyo ntabwo ari ibikubuza, ni ibituma noneho utera imbere. Abantu benshi muri ubu buzima batekereza ko gutsinda bisaba amahirwe cyangwa amafaranga. Oya, ntabwo ibyo bintu bikiri urwitwazo cyangwa witwaze ngo kubera ko bariya bateye imbere bagize amahirwe yo kuvukira mu miryango ishoboye, ifite ubushobozi, cyangwa bariya bari bafite amafaranga menshi. Oya, ibyo ntabwo bikiri urwitwazo, kuko uko byagenda kose hari ibyo watangiriraho ubitangiriye mu tuntu duto. Wishaka kumva yuko umuntu byamutwaye imyaka 3 kugira ngo yuzuze etaje cyangwa umuturirwa runaka. Wowe urashaka ako kanya ukimara kubitekereza, uri kumva yuko wahita ubikora mu mwaka umwe, ukahita yuzuza pe. Urumva ikosa abantu bakora. Wowe urashaka guhita ugera ku ntsinzi ako kanya, kandi bisaba process. Rero hari abantu bagira kwihangana guke. Buriya mu buzima uzagire kwihangana guhagije, apana kwihangana guke, ugire kwihangana guhagije. Hari igihe ibyo bintu wananiwe kwihanganira, bibura iminota mike ngo birangire. Ibintu dukora muri buri munsi bishobora kuba byagusenya ku rwego rwo hejuru.
bimwe na bimwe byangiza ejo hazaza hacu, ibindi bikatubaho tutanabizi. Sometimes ikibazo ntabwo ari ukubura ubushobozi, ikibazo ni imico mibi tubamo mu buzima bwa buri munsi dukora tutanabizi. Hari umukobwa witwaga Liliane. Liliane ari mu bakobwa bifuzaga iterambere. Ni wa muntu washoboraga kumva afite ibitekerezo ukavuga ati ibi ngibi bishobora kuzamugeza ku ntsinzi. Akaba ari wa muntu wakundaga ubuzima bwiza, akaba ari wa muntu wumvaga famiye ye yabaho neza, kandi twese tutagiye kure, twese izo nzozi turazifite. Buri muntu wese yagize inzozi zo kubaho neza, kurya neza, nyine bwa buzima buri standard ariko bwiza, kugira umuryango ubayeho neza. Ibyo byose abantu mwese murabi ni ibintu biba biri mu nzu zacu. Liliane, ikibazo cye, ibintu yakoraga ntabwo byamwerekezaga kuri za nzozi. Kujya ku mbuga nkoranyambaga akamaraho igihe kirekire, agatinda kuryama, akareba ibintu bitamuganisha muri wa murongo ashaka kujyamo, usanga nta mumaro bimufitiye ibyo bintu arimo arareba. Akagendana n'inshuti zimuca intege. Hari igihe abantu bo muri kumwe baba badashaka gutera imbere cyangwa badashaka kuva aho ngaho bari, wowe ukabishinga mukaba muri kumwe, noneho wowe ugize ibitekerezo by'iterambere, ukumva yuko ibyo bitekerezo bazabasha kubyakira. Hari igihe babona yuko ugiye kubasiga, nabo bagakoresha tekinike yuko bakwereka ko ibyo bintu ntabwo bikeneye. Ibyo bintu ni ibiki uri kuvuga? Ibyo ni ubwirasi. Urumva ushaka kutwicaho? Urabizi, bagahita bazamura kamere mbi. Buri mwaka Liliane yawumaraga nta kintu agezeho, kandi ahora nyine ko akunda abantu bahora bati uyu mwaka nzakora ibi, uyu mwaka ni ugukora siporo, uyu mwaka ugasanga buri mwaka nta gihinduka mu buzima bwe. Ahantu uzabirebera yuko abantu buri ko bagiye kurasa umwaka baraserebura cyane, bakirukanka bakarara amajoro, ariko ukajya gusanga ese ko yagiye kurasa umwaka ushize yageze kuki, yari yakoze iki, ese arimo arasereburira iki? Ibyo ntabwo bajya babirebaho, bajya kwirebera ukuntu baturitse umwaka. Uko baturitse umwaka, hari abandi bafite ibikorwa bishimira bagezeho, inzozi zabo zatangiye kunyuramo, zifite icyerekezo, batangiye kuba abatsinzi. Wowe urimo uragenda, urimo urashungera. Nizere ko niba wumva ibiganiro binyura kuri iyi channel, ukumva ikiganiro cyanjye, maze iminsi mbona yuko hari abantu bari kunkurikirana cyane, barimo barakurikirana bino biganiro kubera ko birabafasha. Ntabwo ukeneye kujya gushaka umutoza, abatoza barahenze. Kubona umuntu uguha umwanya mukicara akakuganiriza ukamubwira iki, birahenze ku buryo kubona umuntu wakubera umumenta, wakubera umukoci, umuntu kugira inama za buri munsi cyangwa ugukebura hahandi utangiye gutana, biragoye. Ariko ikintu cyiza, wowe kanda subscribe kuri Suniverse TV. Hano uzajya uhakura inama zose ukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu ndi hano nka Coach Sunene. Ushobora kuba ufite ikibazo, ariko icyo kibazo ufite igisubizo cyacu kikaba kiri muri iki kiganiro cyangwa mu kiganiro cyabanje nakoze. Rero ni byiza yuko wagenda ukareba video zacu, ukareba hari igihe ikibazo ufite naba narakivuzeho, naratanzemo umurongo wabikoraho.
kandi ushobora no kugenda ukacyumva, noneho ukaba watanga igitekerezo cyawe ukavuga ati hano rero ni yego nibyo ukuntu gutya njye ndabyumva gutya, tukaganira, mushyire ibitekerezo byanyu muri comment, mwige kwandika, mwandike icyo utekereza, ni gute umbwira ukuntu iki kiganiro kireba ukakirangiza ukabura ikintu wavugaho. Ese uba wanyuzwe ku buryo ibintu byose nakubwiye, ibintu byose twigiye hamwe twaganiriye wanyuzwe? Ni byiza, ariko unashyizeho igitekerezo cyawe. Rega icyo gitekerezo cyawe hari abantu bashobora kugisoma bakacyigiraho, hari abantu gishobora guhindurira ubuzima. Rero ntimugatinye gushyira ibitekerezo byanyu muri comment, mbibutsa kandi no kubisangiza inshuti zanyu. Niba ufite umuntu ukunda ukaba wumva bino biganiro bikugeraho muri buri munsi, nyemerera ubihe inshuti n'abavandimwe, ubihe. Hari abantu baba batazi yuko, hari abantu batazi bino biganiro ko binyura wenda kuri YouTube, akaba wenda ajya gushakisha ahantu yakura umuntu umugira inama, muhe link y'iyi channel. Twikomereze, ako kari akanyuzemo. Noneho tugiye kureba impamvu. Ese ni ukubera iki ibi bintu bikunda kutubaho tutabizi cyangwa bikatubuza gutera imbere? Ni iyihe mpamvu ituma bino bintu bitubuza gutera imbere? Kaduhere ku kintu cya mbere. Icyo kintu ni ikintu abantu mwese mufite kandi muhorana mu buzima bwa buri munsi. Hari nubwo hari abantu ubuzima bwabo butabasha kugendeka batagifite. Icyo kintu ni telefone. Abantu benshi bakunda kumara igihe kirekire kuri telefone, icyo gihe bakagita bascrollinga kuri TikTok, bakareba ama Instagram Reels, bakareba ama Facebook Reels, bakareba udushort, ugasanga ascrollinze inshuro 10 zose, nta kintu ubona ni iki, nta focus afite ikintu agiye kureba. Wajya kuri YouTube ugiye kureba amashoti y'ibintu byagufasha. Niba uri guscrolling, nturi kureba video cyangwa shorts zigira ikintu zongera mu buzima bwawe, byamubwire rinda ubuzima bwawe ko bugatakara nta kintu kiri kwiyongera. Niba nta kintu uri guhindura mu buzima bwawe, mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye impinduka, dukeneye kugira ibintu duhindura, dukeneye kugira ama limits dushyiraho, dukeneye kugira ibindi bintu twubaka bitandukanye n'ibyo twari dusanga. Menya ko uyu munsi ugura urukweto rwiza, ariko rwa rukweto waguze ku itariki ya mbere uzajya kugera kuri 30 rwashaje. Ntabwo rero uzarwambara mu kundi kwezi kurushaho kuzaba rwarangiritse rutakibasha gukora. Rero ukenera kuruhindura, ukenera guhindura urwo rukweto. Niyo mpamvu rero no mu buzima bwacu tutagomba kugira ibintu tugira permanent cyane, bigire nk'ibintu bihoraho. Telefone ntisaza, genda ugura indi. Urukweto rurashaje, genda ugura urundi. Gira ikintu uhora usimbuza mu buzima bwawe, usimbuza ikintu cy'ingenzi ukeneye kandi gifite akamaro. Icya kabiri, gabanya igihe umara kuri social media. Iminota 10 ihinduka amasaha 5. Kamubwire, iyo utagenzura fone yawe yo ubwayo irakugenzura. Ubuzima bwawe bumera nk'aho fone yawe ariyo ifite remote control, ikontorora ubuzima bwawe. Birababaje kuba wagenzurwa n'akantu gatoya, na telefone waguze ukayitangaho amafaranga. Uriya mafaranga waguze telefone ntabwo ariyo yonyine uba waratakaje, n'igihe uzayitaho. Niba ugita mu byunguka cyangwa mu kwiteza imbere cyangwa mu kubyaza ayo mafaranga waguze icyo gikoresho,
ni byiza. Reka tuvuge ikintu cya kabiri gituma udatera imbere, gutinya gutangira. Iki kintu pe kiri mu bintu bishobora kuba bikubuza gutera imbere ku rwego rwo hejuru, gutinya gutangira. Hari igihe usanga umuntu abaye ahantu habi, ahantu hatamuha amahoro, ahantu hatamufasha gutuza, ahantu usanga haba abantu bataha agaciro ibyo bakorera cyangwa bimwe mu byo porovayidinga, ugasanga utinya kuva aho hantu. Niba ushaka iterambere, va ahantu uri utangire ujye ushaka ubundi buzima bushyashya. Niba uri kubana n'umuntu udafite ikintu yakugezaho cyangwa udafite ikintu yinjiza mu buzima bwawe cyaguteza imbere cyangwa umukuraho, iga guhindura. Tangira uhindure, uvuga ati iki cyumweru mu buzima bwanjye hakenewe guhinduka ibi, uku kwezi hakenewe guhinduka ibi, uyu mwaka nakoze ibi, nkeneye guhindura ibi. Ntukumve yuko umwaka umwe watangiye ukodesha shambureti, umaze imyaka 3 ukodesha shambureti, nturajya mu cyumba na salo. Tinyuka. Abantu benshi baba bafite ibitekerezo byiza ariko bagahora bafite impamvu ngo bazaduseka, siniteguye, nzabitangira nyuma. Rega turacyafite igihe, nta myaka 100 umuntu n'ejo bundi yabyuka akabikora. Ubwoba bwica inzozi zabo kuruta gutsinda. Ubwoba mugira bwo kugira icyo utangiza nibwo butuma mutsindwa kandi mutaba mutsindwa. Urumva nawe ibaze gutinya gukora ikintu utaranagikora. Gikore urebe aho urakuramo n'amasomo, uranigiramo amasomo yagufasha. Ndetse waba utahinze ugasarura gute? Waba utize wenda ibyo bintu ugiye gukora bisaba ubwo bumenyi ukaba utabutanze, nako ukaba utagiye kubyiga ukumva ko uzakora results nziza. Reka twirebere ikintu cya gatatu kitubuza gutera imbere. Iki kintu nigize kukivugaho na kugendana n'abantu batafite viziyo cyangwa badafite ikintu bakugezaho. Ubuzima bwacu bwa buri munsi, aho dukora hose, mu kazi kose twaba turimo ka buri munsi, aba bantu baba bahari. Iyo ugendana n'abantu bakunda kudodanyana cyangwa kuvuga ubugambo, gossip, b'abanebwe, bakunda ibintu byose kubibonamo ikibi, ibintu byose biri negativity, nawe buhoro buhoro urahindurwa ukaba nkabo. Environment yawe igena future yawe. Ni ukuvuga ati abantu duhorana bagena progress yacu. Ni nk'uko bagukorera flow, bakora umurongo ushobora kugendaho, line ushobora kugendaho. Gake gake ibyo bintu ushobora kuba utabibona, ariko ntubwije ukuri. Suzuma abantu ugendana nabo, suzuma abantu ubana nabo. Ushobora kuba ushaka gutera imbere ariko bo batabishaka. Mwese niba umuntu yumva ko buri munsi azajya yinywera urwarwa, kwinywera urwunge pe, akaba ati ndaruhamya umunsi buri ko mbonye ibiceri ndaruhamya pe, ndaruhamya. Wowe ukaba ushaka kuvuga ati njye mfite inzozi zo kuba nashinga iduka, zo kuba na create channel, zo kuba na delivering utuntu, natanga serivisi. Urambwira ko uwo muntu uzabimubwira? Erega ujye wibuka ko niba ushaka iterambere, niba urishaka bo ntabwo barishaka. We utangira ukore, utinyuke, uzagenda ukora. Abantu beza bazaza mu buzima bwawe, bazaza bagusanga.
nka kwa kundi bavuga ati niba ushaka imbwa shaka inyama kuko imbwa zo ziziza. Ubwo rero niba ushaka kugira abantu ukurura we shaka amafaranga, uzaba ureba, uzambwira. Abeza bazaza n'ababi, icyiza ni uko utazagwa muri uwo mutego. Kuba wumva ibiganiro byacu birahagije kugira ngo uzamenye inzira nziza yo guhitamo. Ikintu cya kane, kutagira disipurine. Uzi impamvu abantu bose ibi bintu byose ubona bibananira? Umuntu akaba yarananiwe kuva ku nzoga, umuntu akaba yarananiwe two tuntu dutoya kudukontorora, umuntu akaba yarabaswe na filime z'urukozasoni, akaba yarabaswe n'inzoga, akabatwa n'ayo matabi. Waba uzi impamvu ibi bintu bibaho? Impamvu y'ibi bintu byose ubona, iyo mpamvu ni nayo itandukanya abakene n'abakire, ni disipurine. Kuba udafite disipurine, ureka mubwire, disipurine ni ikintu gikomeye. Ndabona tuzagikoramo amasomo y'umunsi. Disipurine ni ikintu gikomeye. Abantu benshi batagira disipurine usanga ari bo abaswe na bya bintu ibi ngibi ubona. Ukabona umuntu nawe arabibona yuko ubuzima bwe buba buri mu kaga. Akenshi ushobora kubaza abo bantu bakagukubitira urwitwazo rumwe ngo ibyo wakora byose n'ubundi nta myaka ijana, n'ubundi ahangahe se ibi. Umubwira ikintu, buriya abantu barashimishije. Umuntu uramubwira ati se iki kintu kizagutera indwara, iki kintu ni kibi kuri, akakubwira ati se ko maze igihe kirekire, maze imyaka 4 nk'ibi bintu ko nta kintu se ndaba. Ese utegereje guhura n'ingaruka mbi kugira ngo wemere ko icyo kintu koko ari kibi? Ntiwakirinda mbe? Utegereje kubona? Ni uko kundi reka nkubwire, urugero rurasekeje. Kugira ngo niba ushaka kumenya ko umuntu yapfa, utegereje kumuburozi kugira ngo ubone yuko umuntu wakirinze ubwo burozi. Kuko urumva, niba uri gukoresha ikintu kikujyana mu murongo w'ikibi cyangwa wo kurimbuka, utegereje kurimbuka kugira ngo uzamenye yuko ibyo bintu wari urimo birimbura abantu. Babarira umbwire ukuntu kugira ngo umenye ko gusinda bibaho ukeneye kunywa kugeza usinze. Ubwo udasinze watuba reka. Disipurine, ukeneye disipurine pe. Ukambwire success ntabwo iba muri motivation gusa. Ubutsinzi, gutsinda ntabwo biba muri motivation gusa, biba muri consistency, guhozaho. Buriya disipurine idufasha kugira ibintu, tugira consistency kugira ngo tugire icyo tugeraho. Ukambwire, buriya ntabwo warenganya amafaranga. Abantu bafite amafaranga n'abatayafite hari ikintu kibatandukanya, kandi amafaranga agera kuri buri muntu wese, ariko ntabwo agumanwa na buri wese. Twese reka tuvuge abantu bakorera umushahara wa buri kwezi, twese turahembwa buri kwezi, ariko amafaranga disipurine tuyafiteho niyo agena ubuzima tubamo. Rero niho ugomba kwicika ukareba amafaranga azamfasha gutera imbere cyangwa azamfasha gusenyuka, azamfasha kubaho neza cyangwa azamfasha kubaho nabi. Amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu ushobora kubura ugapfa. Oya, nose ufite amafaranga nta buzima ufite ubundi yaba akimaze iki? Hari ibintu usanga amafaranga atari priority, hari n'ibindi usanga amafaranga adufasha. Iga kumenya ko amafaranga ni igikoresho cyo gukoresha
nk'uko wagura icyuma ukaba ugikoresha wahata, ukata imboga, ugira utuntu dutunganye, ukaba uzi ko umukubuzo, ukubura, ukora amasuku n'ibiki byose, ukaba uzi ko ibase, buri gikoresho cyose niba uzi akamaro k'itara. Itara ni ukutumurikira, n'amafaranga rero ni ugutuma tubaho ubuzima bwiza, tukanagira iterambere no kugira ibintu. Rero mu gihe udafite discipline biragoye yuko amafaranga azakubera umukozi, either natakubera umukozi ngo ajya gukorera, wowe uzayabera umukozi uyakorere, agukoresha, kandi nagukoresha azagukoresha nabi. Reka turebe ikintu cya gatanu, gutekereza cyane. Abantu dutekereza cyane, dushyiramo logique nyinshi cyane, tugatinda gukora. Hari abantu bavuga plan gusa, bakaba bafite imipango, akaba ari wa muntu uza kukubwira dukoze na gutya na gutya na gutya na gutya twakora gutya, ariko ugasanga nibyo. Bareba videos gusa, abantu bahora birebera amavideo, akaba ari wa muntu bati ngenda tegura ibi n'ibi, ariko ntihagire ikintu na kimwe bakora. Ibitekerezo bidashyirwa mu bikorwa nta gaciro biba bifite. Imipango yose wapanga, ibyo wakora byose, business watekereza gukora, ariko udatangiye mubwije ukuri, nta gaciro biba bifite, ntacyo bimara. Wambwira gute se ko ushaka guhinga cyangwa wenda gutanga urugero ku mbuto, kuko buriya imbuto n'igitaka bifite ukuntu, bifite amasomo menshi akomeye twakigiraho. Niba za mbuto zifite mu nzu utaraziteye mu butaka, utekereza ko zakura cyangwa utekereza yuko wazasarura mu minsi iri imbere? Ibyo bimeze nk'abantu bagira imipango myinshi badakora, bagira ibyizere byinshi badakora. Ibintu byose ugasanga ni ba bantu ashobora kugushyira akakubwira ati ngewe ndagukorera ibi n'ibi, at the end of ugasanga yakoze. Turi kugana ku musozo, niba wakunze iki kiganiro gihe like, utume kigera ku bandi bantu benshi. Biratangaje ukuntu wakumva iki kiganiro ukaba tugiye kugerana ku musozo, ukaba utarakanda nkandira like, ugisangize inshuti zawe. So rero twivugire noneho, ni gute, ni iki twakora kugira ngo turebe yuko ibyo bintu bitanu bitubuza gutera imbere, noneho hari ibindi twakora bigatuma dutera imbere. Ndaza no kubabwira quotes, ariko reka bari nazo mpera kugira ngo tumere nk'abantu banzitse, kuko ibyo bintu bine ngiye kukubwira birakomeye, ni nabyo uzakoresha ubisimbuza bya bintu bitanu bikubuza gutera imbere. Nizere ko turi kumwe, ongezamo akavorime gato. Niba uri ahantu, niba uri muri bisi wambaye ekuteri, ongezamo gakeya, ndagira ngo ubyumve kuko ndashaka ko bigufasha, ndashaka impinduka. Quote ya mbere, small habits create big results. Imico mito niyo ibyara ingaruka nziza. Ugasanga wa muntu watangiye azunguza agataro, ejo akagenda agashaka ahantu agaseta, agacuruza, ejo akajya amafaranga agafunguza iduka, ejo akaba aranguza, ejo akaba afite business ishinzwe kuderivaringa ibicuruzwa. Urumva ahantu yahereye. Niyo mpamvu mvuga ati small habits create big results. Number 2, your future is hidden in your daily routine. Ejo hazaza hawe hahishwe mu bikorwa bya buri munsi ukora. Iyo udahindura ibyo ukora buri munsi, ubuzima bwawe ntibushobora guhinduka. Uko niko kuri.
Discipline today creates freedom tomorrow. Discipline y'uyu munsi izaguha ukwishyira ukwizana, freedom y'ejo. Ihangane bikugora uyu munsi, wumve iki kiganiro utabishaka ariko ucyumve, ejo nzi ko uzanshimira, nzi ko uzakunda, uzagaruka ukumva ikindi kiganiro. Ikintu cya mbere, igisubizo cya mbere, genzura igihe cyawe mbere y'uko ujya gukora ibindi. Nyuma y'uko umaze kumva iki kiganiro, genzura igihe cyawe, nawe shyira muri logique urebe igihe cyawe uri kugiha umubosi wawe, uri kugiha abantu, abashuti bawe, abakolege bawe, mu businzi, mu busambanyi, mu bintu by'amatabi, mu bintu by'ibiyobyabwenge, ibintu bitandukanye. Urebe ni iki cy'ingenzi, ni iki cya mbere ngomba gukora muri ubu buzima bwanjye. Muri igihe cyanjye fata amasaha 28 uyagabanyemo, uvuga ati aya masaha aya n'aya ndakoramo ibi ngibi n'ibi. Ibi ni byo by'ingenzi biruta. Urareba kuryama kare bifite inyungu bita kuryama utinze. Nuryama utinze ntabwo uzabasha kuzinduka, ntuzabasha kugira task ukora zigufasha kugira ikindi kintu ugeraho. So rero twige kugenzura igihe cyacu, ntitugatume igihe cyacu aricyo kikugenzura. Kuko nikikugenzura, ikintu cya kabiri, tangira n'utuntu duto. Ibi nahereye kare mbivuga, nanabivuze igihe kirekire. Ntutegereze ko ibintu biba byiza cyangwa bigaragara neza cyangwa ugira igihe gihagije. Nta gihe gihagije kibaho. Igihe cyose watangira, kandi igihe cyose watangira ku bintu ufite. Tangirana n'ibyo ufite ako kanya, ibikuri hafi. Amahirwe dufite ntabwo tuyabona, turayirengagiza tukajya kuyashakira aho abantu bayarwanira. Tangira n'utuntu duto. Wishaka kuhita uvuga ngo ugiye gukora video kuri kamera. Iyo telefone yawe gufata ifoto nziza, iyo telefone yawe yakora ibintu byinshi byiza, kandi bikazakugeza kuri rwa rwego uzaba ufite ubushobozi bwo kugura kamera gutyo. Tangira business ntoya, tangire creating a channel. Ubu isi yose ibiri ku mbuga nkoranyambaga. We kuki utajyaho ngo ukore ibintu abantu bajya babireba? Kuki utarema ibintu abantu bakabifana, abantu bakajya babireba? Icya kabiri, hindura ahantu uba, hindura environment urimo. Shaka abantu bafite vision, bashobora kugutera akanyabugabo ko kugera ku iterambere n'intsinzi. Niba ufite inshuti ubona zidashaka gutera imbere, wowe uzajya ujya kubareba, muganire, mwishime, ariko ntukabahe umwanya munini. Umwanya focus mu bintu biteza imbere, focus ku nshuti nziza. Nawe urabizi inshuti nziza n'imbi. Umwitozo wa mbere nguhaye ni ugukora check. Kora check mu bantu bita ngo inshuti zawe cyangwa abantu muhorana. Urebe se ukamubwira akantu uzababaza inshuti zawe. Umuntu wese uzagenda umubaza ntagise ubundi wowe wifuza kugera ku cyo wifuza, ni iki ushaka mu buzima bwawe. Wumve noneho nawe wibaze se ni iki nshaka mu buzima bwawe. Ubwo rero uzahita ubona ahantu ukwiye gushyira imbaraga. Icya kane ari nacyo cya nyuma dusoza, itoze guhozaho consistency. Niyo yaba iminota 30 buri munsi, kora ikintu kiguteza imbere buri munsi. Ntabwo ukeneye amasaha 3 ya siporo, ntabwo ukeneye amasaha 3 yo guteka. Niba ufite amafaranga cyangwa ufite ukundi kuntu, utacyagiye ukora amasuku, uteka, ubyishyurira umuntu azabigukorera. Nawe ufata ikindi gihe wita ku mubiri wawe, wita kuri siporo n'akazi kawe. Amafaranga ni igikoresho. Amafaranga ntabwo agomba
kudukunturura cyangwa ngo tuyabike. Oya, kubika amafaranga cyane nabyo ni bibi. Yabika ugamije kuzayakoresha, nayo uyakoresha ugamije kuzayabyaza andi. Ayo andi ubonye nayo uyakoresha. Mu gihe utarabona amafaranga, bika. Nagwira investing, shora, tinyuka. Niba ushaka ubuzima butandukanye n'ubwo wari urimo, tangira uhindure imico yawe, tangira n'utuntu duto. Start with small things. Success ntabwo iza ako kanya, ni ibikorwa ukora buri munsi bikakugeza ku ntsinzi ihamye, kugeza kuri success. Subscribe kuri Snail Vibes TV. Iyi video niba wayikunze, like and comment. Munyandikire muri comment, wandike uti yes I'm ready, ngiye gukurikiza inama numvishe muri iki kiganiro. Nkeneye n'ibitekerezo byanyu. Hasta la vista. Ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro kugeza ku musozo. So mureke duhure mu bindi biganiro, mu masomo ya buri munsi twigira hamwe tukaganira. Njye ndi Coach Snail. Ndabashimiye cyane mwakoze gukurikira kino kiganiro. Ciao.